So tuje kubabwira ku kiganiro cya Kenisol. So Kenisol niho tuje kubwira tuje kubabwira ku kiganiro cye. Iriya ndirimbo dukoreye ni umuti. Nishimye cyane. Niwabyumva ukuntu nishimye. Nyamabara utuma nicuza bavuga icyongereza n'igifaransa bituma nicuza. Iriya ndirimbo ni umuti kabisa. Ndi kuyumva nsohotse nkayumva mbyutse nkayumva ndi kurya nkayumva nkora ikintu cyose sibyo. Iriya ndirimbo iri kunkorera umuti bya ubundi dushaka entertainment yacu izamuka ikagera kure, pana byo kuvuga ngo entertainment kumva ngo umuntu ngo ayumvire hano hafi, dushaka umuntu ayumvira kure. Abatipe bari gutegura kabisa, nimba bashaka inuza show, bashaka awards z'umwaka, nimba bashaka ako ukuntu uri kubibona umukinyarwanda ushaka awards zirenze ziri ku rundi rwego, ugasanga zifite award nyinshi cyane, ugasanga zifite awards ziri performance kuruta mu rwego rwa ba Davido, rwa ba Burna Boy. Mu Rwanda uzabigeraho, kuko u Rwanda ruri mu nzira nziza, kuko ufasha abahanzi bagera muri senkane bari mu Rwanda ni abahanzi benshi cyane, kuko ni abahanzi twavuga bafite karite. Kenisol, Chris Easy, Bruce Melody, Bushari, ba Juno, ba Neri Ngabo, ba Knowless, abahanzi benshi cyane bafite rwose izina rikomeye kandi bafite ikintu gikomeye kandi gihambaye, kuko nta kuntu twavuga ngo tuzagira umuziki, kuko Uganda ifite abahanzi benshi, ariko ukuntu bagiye basubira hasi bajya hasi niko nabo bagiye umuziki wabo usa nk'uzamutse kongera ugasubira hasi. Ariko impamvu abahanzi bagiye bava ku nyundo bakaza bari na package bafunze neza, bari mbese wavuga ngo umuntu yabara nk'aho baba bari mu ikureti, bakaza bavuga ngo tuje hano gushyiraho umuziki nyarwanda itofari ryacu, bakaza hari icyumwe arusha undi arusha undi, biterwa ko hari ikiganiro kigenda kizamuka, ukumva ko ari ikiganiro kimeze neza cyane. So umva ko ari ikiganiro kimeze cyane, imba ari kurikodinga ndi kwiyumva n'ibindi kibazo. So nkanye rero ngo Mitsitsuma comedy, so njyewe ndi comedy yanjye. So umunsi umwe nigeze kujya ahantu, nigeze kujya ahantu yari umupapa nyine, noneho turagenda tugeze ahantu, mbese ni muri urwo rugo nyine, usanga nyine umukozi akunda ibintu nyine byo gusaba ibiceri. Urimo kudusaba ibiceri, kumva umutipe twari twajyanye nawe yarazanye ibintu by'ibiceri nyine, ibintu by'ibiceri yari yabizanye, ariko nanone hari amafaranga azaniye uwo mubosi w'aho ngaho. Turagenda, umukozi ahita avuga ati nshaka ibiceri, turwasa. Hano wose iyo umuntu yaba gusabye amafaranga ugomba kuyamuha, kuko uba ugiye kumusora. Turagenda, aragenda amuhereza amafaranga, arangije kumuhereza amafaranga ahita avuga ati nta kibazo, igendere mu gikari. Akijyana mu gikari rero ikintu cyantunguye, bamubwira ati ma bya biceri muranshiranye nongere ngure n'undi muriro. Noneho akoze mu mufuka asanga 200 wenda yafite ku mufuka hano yaraye yasigaranye, 500 yazaniye umugabo hehe wa mukozi, avuga ati se ko wajuje kunyishyura amafaranga rero. Avuga ati amafaranga nayo nayahaye wa mukozi, ntabwo kandi ntayandi ifite. Avuga ati ari ukurira mu kizimu, ari no kurira hanze mu mwijima, nanone uhitemo kimwe. Arabireba, avuga ati gura umuriro kuri kode yanjye, hanyuma ndagufasha tuyishyire muri cash power yawe. Noneho avuze ngo tugufasha tuyishyire muri cash power yawe, yirengagiza yuko iyo nomero ari yindi cash power atari cash power ye. Nawe yaza aho umuriro aza kuri cash power ye, yagize amafaranga yamuhaye ajya kumuguriza
ngo aje kumwishyura niyo yamuha ahita amugura n'umuriro of course ahita n'umuriro. So hariho akantu karagaciyemo. So uko byaje kugenda rero byaje kugenda bibaye impaka nta kintu bungutse, nta kintu nyine kirenze bungutse, ariko gatoya bigeze guhura ahantu bararwana by'inkundura bapfa sex, umwe yakutse iryinyo ndavunika inyo, polisi yaje kubafata ijya kubafunga. So ubwo rero urwo rwari urugero rwo kuri ya ndirimbo ya Kenny Solo, uburyo ari guhasoringa ashobora kuzahatanwa na Chrisiza. Chrisiza arakora agashyiramo amafaranga, Kenny Solo agashyiramo amafaranga, ariko wa balancingana ukumva ni abantu nyine bari ahantu hamwe. Asaba indirimbo ndayisohora, asaba indirimbo ndayisohora, The Ben na Bruce Melody asaba indirimbo ndayisohora, asaba indirimbo ndayisohora. Mu barenze bishyire, mu bandi barenze bishyiremo, usange nyine ni ahantu, ni abantu bari hejuru cyane, ni abantu bari hejuru cyane, utapfa kuvuga ngo uyu muntu ndamwigonda, uyu muntu ndamwifasha. So urumva ko ari abantu bari hejuru cyane bitewe n'ukuntu ibintu biba bimeze. So ikintu navuga rero ni uko umuziki wacu tugomba kuba abantu babiri bahanganye, atari ukujya mu muhanda ngo bakubitana box and box. Guhangana mvuga ni uko asohora indirimbo akamwipimaho, undi agasohora indirimbo akamwipimaho, gutyo nawe undi yimutira motivation. Ese nindeka gukora indirimbo aransiga, nindeka gukora indirimbo ndaransiga, gutyo hazi nshyashya tuzikanga anytime twagura wins East Africa umukiye mu Rwanda ku bintu nyine cyako kanya bise byikora. Ni ibintu bizaza nyine ako kanya bite byikora tu. Ubwo rero ikintu tugomba gukora ku kintu bita business y'umuziki, dukore business yerekeye ku bintu nyine biri aho ngaho, by'entertainment biri aho ngaho nyine bisanzwe. Tugomba gukora kuri ibyo bintu, tugakora kuri iyo business, tugakora ku bindi n'ibindi, ariko twifuza gukora ku bindi bintu ku buryo dukora indirimbo ikagera kuri 1 billion cyangwa 100 billion. Byashoboka abantu bagera 100% billion, ntabwo ari uko bayivukanye, si uko wenda ari uko wenda bavutse agasanga ni ibyabo, ahubwo ni uko bavutse bagakura bakabiharanira bigatuma nyine ari ibintu bageraho, So natwe rero mu rwego rwo gushyigikira abafana nk'abahanzi, natwe abafana tugomba gutera ingabo mu bitugu abahanzi bacu. Ntuvuge ngo runaka ngo umutindeho. No, umuziki ntabwo ari football bro. Umuziki ni ikintu gihugu ugakora cyangwa se wiyumvamo ugakora kikagwira cyangwa se ntikiguhira. Mu byahiriye rero tubafashe bagere kure. Natwe tujya gukora ikintu, ariko uzi ikintu cyo kuvuga ngo ugiye hanze akavuga ati ro kwa Diamond, ro kwa Bruce, ro kwa The Ben, ariko baza nta muntu ukuberaho roro mudabanga agiye. Uko perezida ndahamya yuko yo abantu bose bagiye muri Amerika uvuga ati ro kwa Kagame, cyangwa se mu bindi bihugu ro kwa Kagame, bitewe n'izina yose n'ibigwi yubatse na tension yashyize ku bintu akora, cyangwa se ingufu mu bintu akora no gukunda ibintu akora, ugasanga ibyo bintu akora ni ibintu nyine bimurimo tu, arabifiringa bya nyabyo, bituma nyine natwe tuvuga ngo iyo tugiye ahantu badufata neza. Aramutse agiye akora ibintu nyine birimo amakosa, ntabwo tuba tujyara abatwakira. Ushobora no kujya ahantu bagahita bagufunga bitewe n'uko umukuru wanyu w'igihugu yakoze ibintu bibi, ariko rero kwacu akora ibintu byiza tugera bagahita batwakira nk'umwana nyine w'umwami tu, akakwakira neza. So indirimbo ya Kenny Solo ni nziza, nayikunze cyane, kandi ni umusore watangiye ku ndirimbo. Hari indirimbo yatangiriyeho natangiye kumwumva kera cyane agitangira umuziki, nyine nyitangira kumwumva cyo namwumviyeho
ngo uyu ngo hasoni ngo hasoni nimba ari hasoni ngo hasoni nazo umurindi nawe akashimwe kenshi cyane ngo